inkuru yacu itangiye hano hari umugore birimo biragaragara ko arimo arashyira uburozi mu biryo by'umwana uri hano. Ucunga undi mwana uri wambaye ishati y'umutuku arimo aramureba, ntabwo yigeze ahumireza. Barimo barasenga ngo barye, we ko kazi ko bahumirije agashyiramo uburozi mu biryo bw'umwana umwe. Undi arimo aramureba neza yijijishije, amaze kubishyiramo ahita abika siringe yari afite hariya mu mwenda we. Arangije abana bararangiza gusenga. Wibuka uriya w'umutuku yamubonye, uriya mwana w'umutuku yagize muhezi w'umushiki we, atangira kumubwira ati ngaho mereza bino biryo byawe mbirye ucunge urebe. Nyina avuga ati uwo mwana uri mu biki ko naguye ibiryo byawe nkaba ari we nahaye byinshi kuko ufite umururumba. Umwana atoya ndashaka ibi ngibi by'uyunguyu. Umwana w'umukobwa ko yamenye ko bashyizemo uburozi arimo aragira ngo abifate arebe yuko nyina abyemera, kuko nyina yashatse kuroga uyu wundi. Ngira ngo mubwire ko uyu mwana wundi arimo arashaka kuroga uyu mugore ni Mukase. Aba bana babiri uko ari babiri baravukana kuri se, ariko uriya wundi bari barimo bararoga ntago ari uw'uyu mugore. Wa mwana wundi bavukana akomeza gushaka umutabara, abwira nyina ati name bino biryo nibyo nshaka. Wa mwana wundi nanone baroze kaka atabizi agakomeza gushaka kurwanira ibiryo, ngo ibiryo byanjye ntago yabijyana. Nyina arabifata arabwira ati wa mwana we hari ikintu kimwe utazi, wagira ka discipline nkeya n'umururumba. Niba naguhaye ibiryo nkaguha ibiryo byinshi, guta urimo urafata ibiryo bya mushiki wawe uyu mugenzi wawe ugashaka kubirya nta n'isoni. Umwana ariko bikomeza kumwanga mu nda, agiye kubitamira umwana aramubuza agafata ikiyiko. Yajya kubitamira umwana agafata ikiyiko, kuko n'umwana we mu by'ukuri ibyo arimo ararwana nabyo arabizi yuko nyina yashyizemo uburozi arimo arashaka kwica kano kana kagenzi ke ngo nuko atarake. Ucunga neza urebe ukuntu umwana arimo aritanga. Uyu wundi azi ko ari ubugome, azi yuko uyu mwana bavukana mufitiwe ishyari cyangwa afite umururumba, kumva umwana yabivumbuye ko bamushyiriyemo uburozi yajya kubitamira umwana akamubuza. Ukomeze ucunge neza uraza kumenya ukuntu biri buze kurangira, uraza kumenya ibyari byo nyuma. Uno mwana w'imyenda y'imituku yakomeje kwitambika aravuga ati ibiryo ntago bindyana ngewe, ibiryo ndabishaka. Ati ntago bishoboka, ntago uri bubirye. Nyina arabebatse bose aravuga ati mwabana mwe ni ukubera iki wa mwana kuki ugira umururumba? Ati reka nze nkongereho ibiryo byanjye kugira ngo wemere yuko ngiye ngukunda. Wafashe ibiryo ukarya ukareka umururumba. Nyina yafashe ku biryo bye asuka ku isahani ya wa mwana wundi urimo uranga ko mugenzi we arya, ngaze kuvuga ko ibiryo byawe byinshi noneho yemere uriya wundi narya ibirimo uburozi apfe. Umwana arabyanga ati oya ndashaka ibi ngibi. Umwana arimo araka ibirimo uburozi. Disi n'umwana akunda mushiki we nubwo batavukana kuri mama umwe, ariko aramukunda cyane. Yabibonye ko nyina umubyara arimo arashaka kumugirira nabi, ariko mu by'ukuri yabyanze. Ucunge neza kunuka n'ukana kagira umutima w'urukundo. Nyina arahaguruka amubwira ati wa mwana waretse umururumba ukareka uyu muvandimwe wakarya ibyawe uko ari ngibi watakira ukabirya nta nabyongereye byabaye byinshi, dore harimo n'inyama, harimo ifiriti, harimo n'ibintu byinshi bitarimo ku isahane ye. Ese kuki ufite umururumba? Ati mama nese ngiye kuri kukubwira ngo reka ndye ibi ngibi niba ari byo bikeya nawe arya ibintu byinshi mukabyanga. Ngiye ndashaka bino bikeya ninabirya nawe ntago abirya. Umwana yakaniye. Ucunge kandi koko urebye n'umwana ibintu arimo akora nibyo, nta hantu yahera nyina amubwira ngo bino biryo wabiroze, kuko nyina yatanamukubita ibyo ntiyanashaka kubimwemerera. Niyo mpamvu rero umwana arimo aranga ko uyu muvandimwe wabirya yajya kubitamira akongera akamubuza, ikiga akagifatira ku munwa. Sinzi niba utarimo urabibona. Uno mwana yabyanze burundu kuko azi ibyo nyina yashyizemo nubwo uriya wundi yarahumirije. Ni umwana ufite ubwitange butangaje. Umwana akomeza kubwira nyina ati ntago bishoboka. Nyina atari kwaritse umururumba yajya kurya akongera akamwangira. Ukomeze ucunge neza uraza kumenya ngo bino bintu biraza kurangira gute, ko mbona nanjye birimo biranera ubwoba. Ese birarangira biriye? Ese birarangira uriya mwana amubujije burundu? Ese birarangira bite ko ndeba nyina yabyanze? Nyina amubwira ati wa mwana we reka nkubwire ikintu kimwe ngiye gukora ni kimwe, ni mama wawe kandi mwese ndabategeka. Ikintu ugiye gukurikiraho rero, niba wanze kumva ngo mushiki wawe mureka arye nawe urye ibyawe, ngiye kugukubita noneho sasa arabirya nanagukubise. Umwana ati oya nushaka kunkubita sinuma birya. Ati ko ibyo tuma birya? Ati ntago mbishaka ni mubime afate bino byanjye. Nyina aravuga ati wa mwana we aho bigeze noneho urandambiye pe, umurumba wawe urancanze. Ibi bintu ntago nari nsanzwe mbikuzeho, sinzi ikintu bayaka kanya. Ubundi ubonye iki gituma utereka ngo mushiki wawe arye? Umwana ati oya ntago bishoboka, ndagomba kubirya cyangwa mu kimwe areke tubimene. Nimutemera ko mbirya turabimena. Wumva umwana kunara umunyabwenge atangiye kuzanamo ikintu cyo kubimena ngo bimene bwa burozi nyina yashyizemo ubupfu busa. Hano se wowe uri uyu mwana uri kubona wakora iki?
umbwire nawe uze kumbwira muri comment ngo uri uyu mwana wabigenza gute. Reka dukomeze turebe inkuru iracyajya mbere ngo tuze kureba ngo birarangira gute. Bakomeje kuvirwanira, umwana yanze yuko uno muvandimwe wabirya, ati ntibishoboka ntago yabindyana. Nyine atari kwa mwana ufite ikihe kibazo, urwaye iki? Atuzi ko ndi bugukubite ahubwo amaherezo akajya atota wa undi wundi ngari kwa cyanawe kuri ikigorye wari ibiryo byawe ukamwihorera, arakubuza kurya ibiryo kubera iki? Wa mwana yafashe ikiyiko akijugunya hasi. Ukomeze ucunge kuntu umwana yakomeje kubatinza, baraserereye bya biryo birimo uburozi, batangira no kugenda babimena gake gake ku meza bitewe no kubirwanira. Uno mwana bashakitse kuroga arashaka kubirya uko atabizi, uriya wundi mushiki we cyangwa se onakwita umuvandimwe we ashaka kumutabara. Ako kana none nyina yafashe umwanzuro w'umuntu mukuru, ati mwembe uko muri babiri ngiye kubakubita noneho. Ati we wigize hano umunyamururumba wanze ko muvandimwe wawe arya, ngiye kugukubita akamambiri ku buryo ibyo utekereza byose biragushiramo. Ati cyangwa nawe wanze kurya ndagukubita wari ibiryo byawe. Arakugira ati umwana yajya kurya wawe undi akamubuza, nagashaka yuko apfa. N'umwana dese akunda umuvandimwe we, akunda umuvandimwe we nubwo nyina amwanga. Ako kanya bakirimo baraserera, papa wabo Yesu aza akaba umugabo w'uyu mugore. Ati njye naherekare numva urusaku rwanyu, ese ubundi murimo murapfibiki? Ati mwese mutuze, navuze ngo mutuze cyangwa mwese mbagirire nabi, nta n'isoni. Urumva kuntu mwateruye inzu yanjye mwembe uko muri batatu muri iyi saro. Ese mbabaze akantu kamwe, murashaka kunsenyera inzu? Mbimenye mushaka ko igisenge kiguruka kikagenda. Umugabo ni karimo arababaza uko ari batatu. Nyina ababwira ati reka ntabwo dushaka guterura inzu cyangwa kuba twayisenya, ahubwo hano umukobwa we yananiye. Uno mwana ndimo ndahereza mushiki we uyu nguyu mugenzi w'ibiryo akanga kabiri, afite umururumba kandi nafashe ibiryo byiza mbishyira ku isahani ngo ndebe ko yatuza, ariko yabyanze. None mumbariza impamvu barimo aranga yuko umuvandimwe warya, kandi mu by'ukuri warimo ararya ariko yanze yuko arya. Ese ni ukubera iki? Aravuga ati okay mwese mwitonde. Ati mwitonde ravuze ngo mwese munyumve. Urumva mwese mucishe make twumvikane mwabana mwe ndetse nawe mama wabo. Icyo kibazo kiri hano ndimo ndacyumva, byoshoboka ko cyaba ari ikibazo cy'umururumba cy'umwana wanjye. Ese uwo mwana we wabuze iki ku buryo ugira umururumba wo kwanga ko umuvandimwe wawe arya? Muri inzu ntitubuze ibiryo, nta n'ikiro kimwe tubuze. Ese ni ukubera iki urimo uranga akarya? Umwe nyina amubwira ati reka ngushyire ibiryo byinshi wa mwana we, ariko umureka arya. Umwana ati oya ntago mbikunda, ndashaka biri ku isahane ye. Ucungure ukuntu ibintu none ahantu bigeze bikaze. Ese nawe abijemo gusa, ese nagaze impamvu uriya mwana arimo aranga yuko mugenzi we arya. Nyina akomeza kugenda mutoteza amuga ati wa mwana uri ikigorye, uri igicucu, ugira umururumba. Kuki koko muhereza ibiryo byinshi ukanga kurya ukagira umururumba uyu mwana? Ko nasanzwe mbikoze hose ubundi byagenze bite? Papa wabo aravuga ati okay, ati ntabwo urimo nabyumva neza. Ubundi ni gute uno mwana ko nsanzwe muzi adakunda n'ibiryo gutyagira umururumba w'ibiryo bya mugenzi we? Ko nzi ko mu buzima busanzwe adakunda no kurya ibiryo byinshi. Ati byanze bikunze ubwo hari impamvu arimo arabikora. Ati iyo mpamvu rero niyo nshaka kumenya hagati yanyu ko uri muri batatu hari impamvu murimo muraserera mwahereye kare nabumvaga. Ati okay, ubwo rero ikintu cyiza tugiye gukora, mwese mubanze muruhuke mutuze kino kibazo nyikemure. Ati mwese muhumeke kino kibazo nyikenewe. Bose baratuza bategereza igisubizo cya papa, agiye kubakemurira ikibazo bari bafite. Ucunga ukomeza urebe kuntu bino bintu niba biri buze kumenyekana ko n'umwana uyu nguyu Mukase yashatse kumuroga nabi bitebuze kumenyekana simbizi. Ese uno mwana wo urabona ari ubwire papa we gute akabyemera yuko uno mugore yashatse kuroga kano kana kandi ntago byumvikana? Gusa reka dutegereze turebe ngo uno mwana yabuze kubigenza gute. Mwibutse yuko wowe ukurikiye ino nkuru niba ubona iryoshye cyangwa ifite ubutumwa cyangwa ifite icyo yakwigisha, kora subscribe ufungure inzogera ujye ubona izindi nkuru zimeze nka gutya, ukande like kandi usharinga ino nkuru ku bantu uzakunda inkuru nk'izi ngizi zifite isomo kandi zakwigisha byinshi mu buzima. Ako kanya bakomeje guserera, mama wabo akomeza kubabwira ati mwabana mwe murashaka iki koko mwariye? Papa wabo akababwira ati ese ndibaza wa mwana we nuko icyo utarimo uraka ngo uyu muvandimwe wawe arya ni ikihe kibazo? Nyina akomeza kumwihesha udukeya agira ngo areko yatuzura wundi akarya. Atangira gufata amazi agenda amusonya, ngira ngo urimo urabibona. Gusa uze gukurikira neza, umwana yakomeje babera ibamba, nagashaka yuko uyu wundi arya. Reba kuba igihe bahereye uyu wundi ntago arakoze ikiyiko kibiryo mu kanwa, kuko ura mwana yakomeje kugenda amubuza. Arabizi karamutse ariho n'ikiyiko kimwe yahita apfa. Nyina ati ariko wacyana we ubundi warasaze, nta n'isoni ugira, uyu mururumba uwize gute? Ngambwira impamvu, mbwira. Atangiye kumucekesha, ese atamubwira ati oya uyu mwana ndumva hari ikintu kizima ashaka kuvuga. Atereka twumva ikintu arimo aravuga.
aravuga ati mwese mutuze ubundi numva n'umwana. Ese wa mwana we urimo uravuga ko ngo impamvu ari iyihe turimo atuma uyu nguyu arya? Ati ngewe nabonye mama arimo arashyira ibintu bimeze nk'uburozi abivana muri siringe mu biryo by'uyu mushiki wanjye. Twe turimo turasenga ariko njye sinigeze mumiriza. Nyina ati nigute utahumirije kandi wari uhumirije? Ati ibyo ni ibicyugize umwana ngiye mbishyiramo se nari mumirije. Umwana ati nakwiboneye nari meze gutya ndimo ndasenga ndakubona urimo urabishyira mu biryo. Nacecetse ndakomeza ndatuza mera nk'umuntu urimo urasenga ariko byose nabirebaga. Wumva kuntu noneho umwana atagiye kubishyira hanze ariko sinzi ngo ari bubone ikihe kimenyetso. Ari wowe watanga ikihe kimenyetso cy'uko umuntu wamubonye? Ntabwo bishoboka. Gusa reka turebe hano Imana hari yaza kugaragaza ukuri. Ukomeze ucunga. Uno mugabo abwira umugore ati ngatuza uno mwana akomeza ambwire numva ibimenyetso afite birimo yatuma ibyo bintu abivuga. Se wa mwana we kuko wabonye mama wawe hari ibintu ashyira mu biryo by'uriya umwana wundi atashyize mu byawe? Ati yego none ikintu cyane y'ubwoba cyatumye nyeka ko bwaba ari uburozi nuko yabishyize mu biryo by'uyu mushiki wanjye cyangwa se uyu muvandimwe wanjye ariko ntabishyire mu byanjye. Nukubera iki twese yatabidushyiriyemo ko twese turi abana be kandi adukunda? Iyaba yabishyize hose ngere ntabwo mbyemera. Niyo mpamvu nanze yuko abirya narabanza kubikubwira nk'umubyeyi kugira ngo bino bintu bikemuke twizere amahoro. Ngiye gufata bino biryo byanjye mbihereze uno mwana wundi, hanyuma mfate ibiryo bya mama mbirye, mfate bino biryo by'uno mwana wundi mbihereze mama nawe abirye, tugurane amasahani uko turi batatu, hanyuma ubundi turebe niba mama arabyemera. Umva umwana atangiye gutanga ibimenyetso. Niba gurana amasahani nyina arafatiremo uburozi kandi ntabwo ari bubyemere. Ukomeze ucunge neza. Umugabo aravuga ati okay niko tugiye kubikora, tugiye kubigurana. Umugore ati oya ntabwo bishoboka, uno mwana afite ishyari, biriya biryo nta kintu kidasanzwe kirimo, ni iby'uriya wundi nabirye rero nawe aryibye nanjye nari ibyanjye. Ubwo rero agabanya ishyari. Umugabo atangira kugiramo ikintu cyitwa amakenga. Ati oya winkorera ku mwana, uno mwana afite ingingo. Ese bino biryo mu biguranye byaba bitwaye iki kugira ngo amahoro ahinde? Ni mu bigurana ibi ngibi biraza kuhita birangira, impaka ziraza kuhita zishira, hanyuma ubundi amahoro asagambe. Aturabyumva ute wa mugore we? Umugore ati simbyumva ariko ni gute umwana muto utarengeje imyaka 12 yaza kudufatira imyanzuro muri iyi nzu? Uri umugabo nk'abo umugore, aba n'abana twabyaye ejo bundi, ni gute baza kudufatira imyanzuro y'ibyo dukora? Ati nta n'isoni. Wa mwana wundi ati ngiye kugenda shonje, igihe mwahere mu nyima ibiryo nyine kwirira muzane sane y'ibiryo. Umugabo yageze amakenga. Uyu mugabo nawe ni umunyabwenge, arimo arabona yuko impamvu n'umwana yatsimbaraye ishobora kuba yumvikana. Uno mwana wamubwiye ati ngaho ugenda wuze icyo kiyiko nze nkwereke ubundi ibindi biryo wirira, sibyo? Umugabo yamubwiye ati rero wa mwana we fata ibiryo by'uyu mushiki wawe cyangwa se uyu muvandimwe wawe ubirye, ariko ibi biryo byo kuri isahani byateje ikibazo mwe mwitonze kubirya. Hanyuma wa mugabo yamajije gufata bya biryo abihereza umugore. Aravuga ati rero ikintu cyiza tugiye gukora murakeze se ibi biryo ubwana muravuga ko bitezewe madamu wanjye rero kandi byose ari ibiryo akirira ku by'uriya mwana bitarimo uburozi. Hano nawe uri umuntu mukuru watukekamo ikintu cyihishemo. Uno mugabo nawe yarabibonye atagira amakenga. Aravuga ati se kuki urimo arya kwira sahane aho ukaba utarya kuri iyi ngiyi? Ati ngiye ibyo ngibyo ntabwo nabiryaho kuko ntabwo nafatirwa umwanzuro n'umwana w'ejo bundi. Ati ibyo ntibishoboka. Wa mwana yateresha atuka bano bana ababwira amagambo menshi cyane, akabura umwanya wo kurya nyine, akibuza umwanya wo kurya kuko abizi ko isahani muri imbere aramutse yiriye nawe yahita apfa. Umugabo ati ndavuze ngo bino biryo urimo urabisunika ubihereza bano bana kubera iki? Abana barimo bararya kandi nawe wari urimo urarya. Ndavuze ngo rero rya bino biryo niba nta kibazo bifite. Hano sasa birakaza. Umugabo agashaka kubimutamika. Ndavuze ngo rya. Umugore arabyanga. Wa mwana akavuga ati rero niba ari maranga kubera ni kigaragaza yuko harimo uburozi, wowe bitarimo sene gute yaba atarimo arabirya. Umugore akomeza kwijijisha, akomeza kubyanga. Ati ngiye winamika, nsanzwe ndya unamitse, ngiye nibishaka ndabirya, kindi nabishaka simbirya. Kuko kurya hano ntago ari agahato, ni uburenganzira bw'umuntu. Mwana anesheje umutwe ukomeye cyane. Uno mwana yanserereje ndetse n'uriya wundi nawe yanserereje, mwese munyise umurozi. Ubwo ngo ndi umurozi muri uru rugo, niyo mpamvu rero nanjye bino biryo ntabyo ndi burye. Wumve wa mugore atangiye kugira ute gukora ikintu cyitwa kwijijisha ngo ataza kurya bino biryo. Umugabo ati ndavuga ngo ndava hano uriye bino biryo, nutabirya hagati yanjye nawe umwana ava muri uru rugo, kandi byanze bikunze ni wowe ava muri uru rugo. Njye nari kintu tuvugana. Atangiye kubaza n'umwana ati se wa mwana we koko niba koko ubizi neza aho hantu hari uburozi rakeka iyo serenge yashyize he? Umwe atangira kugenda akora kuri nyina avuga ati yayishyizemo hano mu ikanzu, njye nayibonye neza cyane. Atangira kugenda amukorakora aho ashaka kugira ngo yumve ko ahantu yaba yayishyize, ariko nyina ashaka kumukubita. Tuwa mwana we nta n'isoni ukaza unkoraho ngo urimo uransaka, uransaka nakwibye iki?
ugize kumbeshyira, ugize no kuza kunkorakora. Umwana ati oya ndabizi niho wayishyize, papa nagukoreho naje asanga uyifite, ngewe munshakira ibihano binkwiriye. Umugore hano byaramucanze, atangira kwiregura, atangira kuzana inzitwazo avuga turiya mwana aranyanga, uriya mwana ajya ngo sinjye wamubyaye. Batangira kugenda bamusaka neza mu ikanzu ngo bare ko babona biryo koko niba byarozwe, ngiye kugenda mbimene kugira ngo bitaza kugira umuntu byica. Hanyuma namwe mwandurura no meza mukora amasuku hano hantu muri ko ibiryo mwabimenye, ubundi mukomeze mwigire hanze mujye gukina kandi muzakundane bana banjye. Urukundo ni urwa mbere, ibyanyu ko umurozi ndaje mbyiteho ndamwirukana muri uru rugo. Akanya abana ese yaragiye ajya kumena ibiryo, basigaye bakora meza bishimye baganira. Inkuru yacu naho nahangaha yarangiriye. Mu by'ukuri umugore baramuvumbuye ko ari umurozi, ndetse umugabo afashe n'umwanzuro wo kumwirukana. Ese ari wowe n'umugore wamukorera iki? Jya muri comment umbwire, wamwirukana, wamubabarira, ese wabigenza ute? Kandi bantu bangiye mujye mwibuka kugira umutima mwiza kuko ni byiza cyane. Uno mwana abonye ukuntu yitangiye umuvandimwe we kugira ngo atecwa. Ibi bintu bari ingenzi mu buzima cyane kuko bizana imigisha. Ngiye wabagezagaho iyi nkuru nk'ibisanzwe, ndi KWIZERA Méthode. Ndagusaba rero ngo ukore subscribe, like, comment na share kugira ngo izino nkuru zijye zigera ku bandi bantu bakunda inkuru nk'izi ngizi zifite ubutumwa zigisha. Naho butaha.